Amen. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nitwa Munezero Delice. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga kuri Christmas cyangwa kuri Noheli. Rero ndagusaba gukora subscribe kuri God's Plan TV kugira ngo urusheho kubona ibindi byigisho cyangwa ibindi biganiro birushaho guhembura ubugingo bwawe. Noheli. Turaza gusoma muri Matayo igice cya 2 turera ku murongo wa mbere tugeze nko ku murongo wa 8. Haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya Yerusalemu barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira hariho. Bati, i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu mudugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye inyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mumbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari ihagarara. Babonye iyo nyenyeri baranezererwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura mu yindi nzira basubira iwabo. Yosefu ahungira muri Egiputa. Amen. Aya magambo aragaragaza neza icyo Noheli ari cyo, cyangwa icyo twita igisobanuro cya Noheli. Tuvuga ko ari umunsi Kristo yavukiye. Aya magambo dusomye aratugaragariza neza ko habayeho kuvuka k'umwana ari we Kristo, akaba n'umwami. Nibyo twahoze dusoma hano. Kuki dutekereza ko Noheli ari ivuka rya Kristo? Ese Kristo yavutse kuri Noheli? Yavutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12? Oya, Yesu ntiyavutse mu kwa 12. Ahubwo twafashe iyi tariki nk'ikimenyetso kitwibutsa ko koko Yesu yavutse, ko Yesu yabaye umwana. Twongere dutekereze kuri Yesu, twongere dutekereze ku buzima bwa Yesu, twongere dutekereze impamvu Yesu yaje kuri iyi si, twongere dutekereze impamvu Yesu yabaye umucunguzi wacu. Ngiki gisobanuro cya Noheli cyangwa Christmas. Twashyiriweho uyu munsi kugira ngo twongere dutekereze neza, twibaze ngo why Kristo? Kuki Kristo arimo hano? Kuki Kristo yaje ku isi? Kuki Kristo yaducunguye? Kuki dukwiriye kwizera Kristo? Iyi tariki yagiyeho kugira ngo tujye tuzirikana neza, twongere twibukiranye ko hari umwami wavutse ari we Kristo, akavukira mu isi, akambara umubiri wa kamere, akambara umubiri nk'uw'abantu twambara, nubwo atigeze gukora icyaha, kugira ngo abere urugero rwiza twebwe kandi tumukurikize. Iki gisobanuro cya Noheli rero kitugaragariza neza ko hari umwami wavutse kandi dukwiriye kwiringira. Ese wowe ushobora kuba waringiye Kristo? Ese wowe utekereza ko imibereho yawe na Kristo imeze gute? Ese wowe Kristo mubanye mute? Waramwizeye? Ushobora kumwibaza ngo kumwizera ni gute? Iyo usomye mu Baroma ibice 10:9 harabikubwira. Haravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Nguko kwizera Kristo, nguko gukizwa, nguko kwizihiza isabukuru neza y'umwami Kristo, no kumwizera. Rero ntidukwiriye gutuma uyu munsi wa Noheli udupfira ubusa. Ntidukwiriye gutuma uyu munsi wa Noheli usa naho ari ibintu biri aho bibaho bigahita birangira,
ngo bigende bitadusigiye ikintu na kimwe. Ndagira ngo basabe bize kudusigira kwizera Kristo, bize kudusigira ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo. Twizera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, kandi udafite uwo mwana ntafite ubugingo buhoraho. Bivuze ngo biradusaba kugira ubugingo, kugira ngo tubone ubugingo nuko twizera Kristo. Biradusaba kwizera Kristo then tukabona ubugingo buhoraho. Mureke ino Christmas y'uno mwaka yongere ibe ikintu gishya, yongere ibe ikimenyetso gishya gituma twongera kubona ubugingo, bituma tubona ubugingo bwa Kristo, bituma twongera kugira icyizere na assurance yuko dufite ubugingo ku Mana kandi tuzabana n'Imana iteka ryose. Mwibuke uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Kristo yaje avuye mu ijuru ataye ubumana bwe, araza yambara umubiri wa kamere, araza yambara umubiri twambaye, umubiri ubabazwa, byirengagije ko ari Imana, abishyira hasi kugira ngo asangire ububabare natwe, kugira ngo afiringe uko kubabara, kugira ngo afiringe uko kubabazwa kimwe nuko tugufiringa, kugira ngo twebwe nitutaka tuvuga tuti wadutabaye Imana, Kristo ahita yumva neza ububabare buri ku isi, ahite kuko yabuciyemo azi neza ibyo ari byo, ahita dusabira. Rero dukwiriye kumwizera, dukwiriye kwizera ko Kristo ari we mwami, dukwiriye kwizera ko Kristo ari we dukwiriye kwiringira. Ndagusaba ngo iyi Noheli ize kongera gusiga ubaye icyaremwe gishya. Twizera ko iyo umuntu ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, kandi ko ibyakera biba bishize ahindutse mushya. Reka dusabe Imana kugira ngo twebwe tube ibyaremwe bishya. Ndagusaba wowe uri kureba ino video kugira ngo Imana nigushoboza, niba wumva wakwakira Kristo, ushobora kumva urimo guhatwa kwakira Kristo ariko ukibaza se ndamwakira gute, cyangwa ukaba ukibaza se sinamwakiriye. Ndagira ngo nkubwire ngo niba nta assurance ufite yuko wamwakiriye, utazi igihe wamwakiriye, nturamwakira. Icyiza wamwakira none, ugafiringa uyu munsi wa Noheli wakira na Kristo, ugafiringa uyu munsi wa Noheli uri mu buzima bwa Kristo, ugafiringa uyu munsi wa Noheli wumva ubanye neza n'Imana, wumva uri mu busabane n'Imana. Amen. Ndagusaba rero kugira ngo wowe uri kureba ino video wongere utekereze, urebe mbese mbanyeho gute n'Imana. Ese Kristo ari gute mu buzima bwanjye? Ese Kristo ndamwakira gute? Ese Kristo asobanura iki muri njye? Nusanga hari ukuntu watatiriye, ugaruke. Ijambo ry'Imana rivuga ko intama za Kristo ziri mu kiganza cya Kristo, ko nta muntu n'umwe ushobora kuzikura muri Kristo, nta muntu n'umwe wazivunura mu kiganza cya Kristo. Niba wumva utari muri Kristo, niba wumva utari mu kiganza cya Kristo, niba hari ibintu ukora ugatekereza ko bidashimwa na Kristo, menya ko icyo gihe utaragera kwa Kristo. Icyiza, hindukira umwizere, dufiringa aya maraso ya Kristo, twongere tubeho mu buzima bwa Kristo, twongere twizihize isabukuru ya Kristo turi muri Kristo. Twumve ko Kristo yavukiye mu mitima yacu, twumve ko Kristo ubuzima bushya twahawe twabuhariwe muri Kristo, twumve ko iyi sabukuru ya Kristo twita isabukuru ya Kristo, natwe ari isabukuru yacu yo kwakira agakiza. Rero ndagusaba kugira ngo wumve neza icyo ijambo ry'Imana rivuga, kandi ndakwingingira Imana kugira ngo urusheho gukomezwa n'amaraso ya Kristo. Amen.